action ndabikora muri action nshaka yaba yoroshye yaba nta ribi baby bitese uzajya unansubiza ariko yego meze gute se sheri wanjye ntabwo ndi sheri wawe kandi nshaka kugerageza ko waba sheri wanjye nibyo ndimo no se urabona ubungubu ndi kugenzwa n'iki ntabwo ndakura njyewe ntabwo urakura ni nyabasaza nanjye ndabibona nanjye mfite abana mungana of course ntabwo narengera ariko mu by'ukuri nta nubwo ari no kugutereta ubundi ndashaka kujya nkwifashiza ngenda narakwikundiye ndakurira nka umeze nk'abana banjye niyo mpamvu none nararebye mbona nta iPhone ugira ntago ukunda iPhone se nubwo barambujije kubera iki ntabwo ari nziza nta kibazo kanguha iPhone abantu bazajya bakubona babone waranakuze dore unagenda neza nk'inkumi nanakugure n'utwenda twiza urabyumva gute Yes we urabyumva gute papa azabingurira papa wawe oya uzamubwire yuko ari onkere bayiguhaye cyangwa ku ishuri watsinze bakayiguha ese ubwo nabwira mu rugo ko nawe kuyiha iPhone wowe jya uyihisha ngenge kugura iPhone jya uyihisha cyangwa amafaranga uzayigure cyangwa ushaka ibindi ushakamo uyigure nisi ngenda guha iki njyewe nta kintu na kimwe uri bumpe wansoma nka hano nsoma gusa mbana n'ibiraya hano akabizi konyine ntabwo biba bigoye rega ibintu byose umuntu agenda akura nise ko nkoraho ese hari ikibazo oya winkoraho rega ufite n'umubiri mwiza ese wisiga iki wisiga iki winkoraho ariko amavuta wisiga n'ayahe gikotora umovite akira iyohereza amafaranga ushaka ariko hari nashonje kiriho koko iyohereza amafaranga ushaka ubwo hari ikintu kiriho ndi sugar daddy harya iyohereza amafaranga ushaka tuvugije kuri sugar daddy we yari umukobwa ukunzwe cyane mu gihugu yaturukagamo kuko yakinaga filime neza ndetse yari azi gukina filime cyane gusa yakundaga umusore w'umunyamakuru bitaga Irene yakundaga kumukoresha ibiganiro umunsi ku wundi bahora bakora ibiganiro nk'ibisanzwe ndetse nk'umutumirwa n'umunyamakuru baganira gusa kuva muri speech zabo harimo ibintu bijyanye no gukundana cyane gusa bamwe bagashaka kubishanya babyerekana yuko umwe akunda uwundi gusa umunsi wagiye ugenda uko yagendaga ishira ariko Aisha agenda bigaragaza abyerekana ku bantu benshi agaragaza ko akunda umunyamakuru bita Irene gusa ntiyabyitagaho cyane abantu bavuga ati gasire nimbo ntabwo nakayisha gukunda ariko Irene ntabyiteho gusa uko iminsi yagiye yicuma Irene yagiye abibona ndetse nawe atangira kwibona ko uriya mukobwa amukunda gusa Irene muri icyo gihe ntacyo yabikoragaho yarayibonaga akabyiyorera maze akavuga ati se bigenze gute urazi ko yanyemera bikamucanga Irene yajya akurira nk'akantu gatoya umukobwa akaba yahageze akaba aje kumuha ikiganiro mbese kandi Irene yabashaga kumwima ikiganiro kuko umukobwa yari umusitari ndetse anakunzwe cyane ku buryo ikiganiro bakoranaga byarebwaga ku rwego ruhambaye bitewe n'igikundiro umukobwa yari afite birakomeza muri icyo gihe abantu bakomeza kubivugaho gusa Irene ntashake kugira ikintu bitangazaho gusa Irene rimwe byaje kumwanga mu nda aza gusaba Aisha ngo uze dukorane ikindi kiganiro aricyo mwabonye yamukoreshemo iriya acting muri iriya acting ndetse mwa cya kiganiro aje kwivugirwamo yuko Aisha akunda Irene bya nyabyo noneho muri iyo minsi ko yagendaga yicuma niko Irene yagiye abibona ndetse na Irene aravuga ati noneho nzakwambika impeta barategereza abafana abantu bose barategereza Irene bishuduka uko nkuko atarabikora abantu bose akajya bazinira ese Irene ko tudashaka Aisha kandi agukunda kandi nawe mukunda aratubizi Irene nashaka kugira ikintu abivugaho abantu baratangira kuvuga ati se muri prank muri aba best friend bimeze gute icanga abantu benshi we bacanga Irene araceceka aza gukora ikiganiro asaba Aisha ndirimbira ku ndirimbo y'urukundo wabuze kandi waririmba neza uyinure Aisha itaseka guseka kwiwe aravuga ati okay ntakibazo kagikuririmbe reka nimushyira agashoti iyo ndirimbo yaririmbye ubundi mubwire dukomezanye muraba mwumviye ko iyo ndirimbo mwumvise
La vie te dit, je sais serai te dit, mana nanjye to be alone. Let me feel it cold, narinzi ko wari umfitiye umutima wanjye. Yewe namaze guhitamo wowe. Ndumva ko umwana ari umugore. Inde? Komeza. ndakeka mumaze kubibona abenshi mubonye ako kavideo indirimbo Aisha yashatse kuririmbira Irene ariko akayiririmba mu buryo busekeje ndetse ari kwiririmba nabi mu buryo butandukanye. Ibyo bintu Irene yarabibonye arishima, baratangira avuga ati ngisi ushobora no kuba umuririmbyi. Aisha agaseka, mbese uko niko ikiganiro cyakomezaga. Ariko muri iyo ndirimbo yamuririmbiye hari harimo ibintu bijyanye n'amarangamutima ya Aisha menshi cyane, uko wibaze mu ndirimbo zibaho agahitamo iyo ndirimbo. Mbese byari ibintu Aisha byari biri kumuturuka ku mutima, ndetse nawe yarabyivugiye muri icyo kiganiro aravuga ati njyewe ndi kuyivuga ino ndirimbo ariko biri no kunturuka ku mutima rimwe na rimwe. Gusa abenshi bakunze no kuvuga yuko Aisha ashobora kuba akunda Irene ku rwego ruruta urwo Irene ashobora kuba amukundaho. Aisha agakomeza akabyihanganira agaceceka, ndetse na n'umuntu akunda kubwira ibyo bintu arituriza, mbese igihe kikazagera abantu bakavuga ibyabo bashaka. Gusa Aisha we mu rwego rwiwe, mbese we akunze kubivuga yuko akunda Irene nk'umuntu wamubera umugabo mwiza, kandi Irene ashobora kubaka urugo rugakomera. Uko Irene nta mugore agira, ndetse na Aisha nta mugabo agira imini, ndetse niyo mpamvu nifuje kubaganiriza kuri iyi nkuru, kuko abantu benshi turi gutandukira ntitumenye ibiri kujya imbere muri aba bantu. Ndetse nimbona mwakunze kino kiganiro nzabakorera true story yuko batangiye guhura kuva before yabo ndetse kugeza n'uyu munsi, babwira ukuntu byagiye bitangira. Ndabakunda cyane, ubutaha muzabane nanjye. I love you so much. Nkuru y'urukundo.